Kundi ibintu bya football. Nkunda football cyane. Numva umuntu nshobora gushushanya nkavuga nti muhaye ifoto bikanshimisha n'abantu babiri. Cristiano Ronaldo na Mesut Ozil. Yes, twizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye. Tubabwira ko turakanda subscribe kandi akamenyetso k'umutuku kandi to subscribe. Ntidutinda uyu munsi tubafitiye special guest cyangwa se umuntu wagatangaza. Numwe mu bantu bafite impano zidashidikanywa no hano mu Rwanda. Arashushanya ku buryo nawe aragushushanya ukabona ari weho wanyawe. Ntabwo dutinda tugiye gusura Shalom, ni umwana wize ku Nyundo. Kubwira niba nawe ufite impano yo gushushanya wiyamenyera cyangwa indi mpano twandikire kuri iyo nimero. Reka tudatinze twihute tujye kumusura, nawe uraza kwirebera uburyo ashushanya. Aragushushanya wanyawe cyangwa se ifoto ikenda kurusha ubwiza wowe nyirayo. Reka tugende turebe iyo mpano, nkubwira ngo Rwanda Got Talent cyangwa Rwanda rufite impano. Reka tugende. Atuye hano ubusanzwe Nyamirambo, ntekereza ko hano wenda dushobora kubabona gutya ariko ntahatuye tuko byagenda kose. Reka dukomange. Yitwa Shalom, azi gushushanya mw'abantu mwe, namwe tuze kujya muri comment. Musaza amakuru hano ni ugukomanga rimwe mugahita mukingura. Cyane twe tuba turegeye ukubona tuba dukorera hano hanze. Mukorera hano hanze. Hanyuma wari usanze maze kuvuga ko tuje gushura urabizi? Gushura ntabyo nzi. No gusura rero. Gusura ndabizi. Gusura Shalom. Murakoze cyane, karibu cyane. Biragoye kugira ngo umuntu ntagusanga uri mu kazi, akazu karimo cyangwa nje mba ndi mu kazi kuko nibwo buzima bwanjye bwa buri munsi. Gushushanya n'ubuzima. Gushushanya n'ubuzima papa. Hanyuma se gushushanya wenda ubimazemo imyaka ingahe tutarajya kureba? Gushushanya mbimazemo imyaka 6 narangiza ku Nyundo. Hanyuma na ufite ibyo wishushanyije se wenda ku buryo nawe ufite nk'ifoto yawe wishushanyije cyangwa ura kwishushanya mane ntago byoroshye. Gayo nguko. Musenyeri Vincent Harorimana, musenyeri wa diocese ya Musanze ya Ruhengeri. Ubu ubira foto kuba igeze hariya bura imaze nk'igihe kingana iki? Ni ukuvuga iyi foto kubera ko iyo nta pressure ifite ntabwo yihutirwa cyane, nayikozeho gahoro ariko ubundi ifoto nyikora iminsi 2 iminsi 3 bitera. Wenda turagira wenda dushushanyiriza gatarano bashobora kuvuga ati ibi bintu ariko byitirira ntabwo ari ibye. Turagira ngo wenda utubwire yo mushushanya nk'iyo foto, no kugenda tuganira ushushanya nk'iyo foto ubundi uhera kuki? Ni umuntu uba ureba cyangwa waguha ifoto? Ni ukuvuga ngo amifoto yampaye ifoto nibwo byoroha neza kurushaho kubera ko biramfasha nkagenda nireferaho. Ariko iyo afite uwo mwanya wo kuza guhagarara urumva nyine byagorana, abantu benshi baba bari mu kazi. Ntago babona umwanya wo kuza kuba yahagarara hano ngo tumushushanye. Ahitamo, niyo mpamvu ubona ahitamo nyine tukamukorera zaza noneho twabiyangiza tukabimuha. Hano turabona ibintu byinshi, amarangi, aya marangi kuyavanga byo wenda nabyo uramanza unatwibwiraho gato. Bura nubwo nge nahise nkuvuga nk'umuntu ukuzi. Ubusanzwe ibi bintu gushushanya nk'uko wabikuye he? Ni impano yawe, warabyize, byagenze gute? Murakoze. Ni ukuvuga ngo gushushanya narabyize muri Ecole d'Art ku Nyundo, nabyigiye. Ariko nyine n'ubundi biba bisaba kuba ufite impano. Ni ukuvuga ngo hari ababyiga kubera ko batabikunze cyangwa kubera ko atari impano yabo, n'ubundi bikarangira batabikoze. Ndabyiga ndabirangiza, ndakomeza no muri kise nongeraho ubundi bumenyi. Na kaminuza ndabimenya. Waminuje mu gushushanya rero? Oya, naminuje mu bindi bintu. Ariko nabyo haba harimo gushushanya. Umuntu ko bigutunze biragutunze. Hanyuma wenda tubaza kujya muri detail yuko uri umuntu ifoto ingana nk'iriya, nandi nagiye mbona amato n'indi nageze no mu nzu ho gato, wenda naho turaza kugerayo turebe ibindi bintu nabonye byiza cyane biriyo.
umuntu yavuga ko n'umwuga ugutunze uko byagenda kose. ni umwuga untunze. Nk'iyi foto wenda ntabwo twajya kuri detaye ya Musenyeri sinzi yabahaye niba ari n'impano, ariko nk'umuntu yagusabye kumukorera ifoto nk'iyi, ni ukuvuga ngo ubundi ifoto biterwa na size. Umukiriya uba ufite ukuntu mudiringa, turadiringa nta giciro kiri fixe tugira, bitewe na size. Kubera ko hari uzashaka size nini akavuga ati bitewe n'icyumba cyanjye nshaka size wenda ingana na metero 1 kuri metero, undi akavuga ati umwanya mfite wo gushyiramo igishushanyo wenda ungana na 60 kuri 50 wenda santimetero. Ubwo nyine urukumva ibiciro bigenda bivariye bitewe n'ingano y'igishushanyo. Hanyuma kuvanga amarangi, si ibi byo kuvanga amarangi umenye ndabona yose aravangavanze kandi urayashyiraho nkabona bitanduje, byo naho harimo ubundi buhanga. Harimo ubundi buhanga, ugomba kumenya ukuntu ukurikiranya amakureri kugira ngo bibyare harmony, bitaza kuba ibintu nyine bibi, ku buryo nyine nubihuza ukabishyira ku gishushanyo biraza gutanga ikintu cyiza. Ni urugero wenda ugomba kubuzi ukuntu wakora uruhu, ukabuza ukuntu wakora umusatsi, ukabuzi kureri wavanga kugira ngo ubone iki gishura uyu musenyeri yambaye, ukabuzi kureri wavanga wenda kugira ngo ubone iyi ngofero yambaye. Biba bisaba ubuhanga ugomba cyangwa n'ukubera nta gihe bisaba ku muntu bizi ubimenyereye birihuta cyane. Hanyuma iyo umuntu wenda reka tujye mu mafoto uko bisa kose watangiye gukorera ku mafaranga yabyo ryari umuntu cyagiye yaguhaye ikiraka akavuga ati nkorera ibi mu byita mu gifaransa ni portrait ko amafaranga ya mbere nayafashe nkiri muri Ecole d'Art makeya kuko make nafashemo ni 20,000. Nashushanyije 20,000 kubona nyine umuntu ari umunyeshuri nta na confidence aba afite, nta nubwo abantu baba baramumenya, biba bisaba kugira ngo ubanze ukore cyane. Hariho n'iz'ubuntu nagiye nkora nyine muri Ecole d'Art kugira ngo abantu bamenye, kugira ngo igihe nasohotse abantu bazabe banzi nyine bazi ko nkora ibi bintu. Iyo ku rwego rwo hejuru wagurishije yari nkangaye wenda usibe kuvuga ngo yandi, ariko portrait cyangwa igihangano ni 600,000. Ari kimwe ubwo cyari iki? Yari painting, ni igihangano cyari kirimo tigre bura no rusamaga, ariko cyari gikoze mu makureri menshi atandukanye. None nakoze exhibition hariya Impact Hub, umuzungu araza arayikunda, turadiringa arayitwara, ariko cyari gifite metero kuri metero, cyari kinini. No kuvuga ngo tugiye muri range buriya umuntu yavuga ko wenda ukunda nko gukorera ibihangano byawe ukunze gukora bitajya munsi yangahe? Nyine nkuko nabikubwiye biterwa na size, ariko no kuvuga ngo nta gihangano nakora cyajya munsi y'50,000. Hanyuma ubwo no kuvuga rero ngo ubugeni hano buragutunze. Ubugeni nibwo buntunze. Iyo tuvuga ku bugeni hano turi kuvuga ku mpano y'umuntu, ariko nanone no kumutunga. Hari ubwo rero rimwe na rimwe wenda ababyeyi aho tuvuga kubwira tuziga imibare, wenda tutarinjira hano muri studio ngo tujye kureba ibindi wakoze, n'icyo ubwira cyane ababyeyi. Hari ababyeyi bari mita abana abona ari gushushanya nk'ikintu akavuga ati uziga ubuganga uzagira ute. Impano umuntu yumvamo gushushanya ikinyugunyugu twatangira umwanya nta nubwo nzi gushushanya n'ikinyugunyugu kubera iki nakuze wenda numva ko gushushanya atari ibintu byatunga umuntu. N'icyo ubwira cyane abo babyeyi n'umwana wiyumvamo iyo mpano? Ikintu cya mbere nabwira ababyeyi ni ukuvuga ngo ubundi umuntu yakagombye gukurikira ikintu yiyumvamo, kubera ko iyo wize ikintu wiyumvamo biragufasha cyane, bikagufasha nyine kugikunda, ukagikurikirana cyane kandi ukagitsinda neza. Kandi ikindi wenda ababyeyi nabo bagomba gushishikariza abana cyane iyo babona bafite impano, ukabona nk'umwana wawe afite impano, ugomba kumushishikariza ukamufasha kugira ngo abashe kwizamura, bityo izamutunge. Kubera ko ufashe umwana, ni urugero wenda uzi gushushanya cyangwa ni urugero uzi gutwara igare,
ukavuga uti oya ntabwo ugomba kujya muri ibi bintu, ugomba kujya kwiga mate physique, kandi mate physique atayishoboye bituma asafaringa, arababara cyane bikarangira bimunaniye, aribwo usanga umwana avuye no mu ishuri atari uko wenda nta bwenge afite, ahubwo ari uko wamujyanye mu bintu adashoboye. Hanyuma wenda akabazo k'amatsiko, hari abantu bakunze ibintu byawe wenda nka couple, hari couple biba zivuga ati shere turabanye kandi tuzanatandukana badukorera agaportrait, ibyo nabyo urabakorera cyangwa wenda? Nibyo dukora cyane, ibyo nibyo dukora cyane, ibyo twahamagariwe. Hanyuma wenda kugira ngo twinjire muri studio, ariko harimo imbere ndumva harimo akazi ki, abari imbere bagenda dufasha tugabanyizemo umuziki kugira ngo tutinjiramo umuziki. Tubwire umuntu yashaka kumukorera nk'akana kubona gute kugira ngo tunabafashe. Iyo ushaka ko ngukorera ikintu, mfite imbuga nkoranyambaga nkoresha, hari Facebook, hari Instagram, hari Twitter na LinkedIn. Izo zose witwa? Nitwa Shalom Artist. Shalom Artist. Hanyuma reka twinjiremo hariya imbere gato, nge nabonyemo ibintu byiza cyane, tuvugisha ukuri ko se buranyikozeho akasangaho. Tambika kamera nkwereke kuntu tukibereka. Urabona uyu ni Musenyeri, ajya avuze ngo ni Musenyeri wahe? Musenyeri wa Diocese ya Ruhengeri. Uko mubibona rwose mwabana murabona ko ntabwo arakirangiza uko bisa kose, ariko hano biracyakonjemo gakeya, ariko urabona ko nibirangira iki gihangano kizaba ari hatari. Hari abantu bazi bafite impano, ngewe wenda ndabizi pe, ntabwo nzi gushushanya n'igiti n'inyoni, ntabwo mbizi, ariko tujye twemera abantu bafite impano bazi gushushanya. Hano abartiste bose nagiye nsura benshi usanga ari uko bimeze, ushobora kuvuga ati ahantu baba bahaba umwanda kweri, wenda nk'ibi ubisanze biri hano wabyandura ugahita ujugunya, ariko ibi bintu nibyo byakoze iyi foto. Kagatoya ndabona ari mu nzu, reka nabwo tujyeyo tugende turebe muri galerie cyangwa se muri bike agisigaranye hano, kuko ntabwo akunda kuba afite ibintu byinshi hano. Ngiye nkunda kuhagera turebe muri bike asigaranye, turebe ese hari n'ubundi bugeni bwinshi yakoze, ese hejuru yo gushushanya ibi hari ibindi binagenda akora. Kubwira ko nkuko nari mbibabwiye rero mu kanya twageze hano, ni muri salo kwa Shalom, ndahita muri salo, ariko uraza kutubwira uko hameze. Ko bisa kose harimo ibintu byiza, dore nk'iki Shalom 2017 n'inanasi, ko byagenda kose wayirebera hafi, wayirebera kure. Murakoze. Ibi ni ibihangano nk'uko mubireba, ni ukuvuga ngo ibi ngibi biba byenda kurangira, ntabwo biba birarangira nkibikoraho. Mbonye akazi ko gushushanya amafoto mba mparitse, ariko ibi ni ibihangano biba narahanze, biri ku isoko bitara n'amaproje ufite. Hari ibyo wenda umuntu areba agahita abyibwira nk'irananasi, ndahibirira ngahita mbona ni inanasi, ariko wenda reka tujye kuri iki gihangano, turagira ngo reka duhere kuri icyo, kaduhere kuri iki, wenda udusobanuriraho gatoya. Nk'uko mubireba iyi tableau, iki gihangano cyitwa Motherly Affection. Motherly Affection. Hano rero harimo n'urukundo rw'ababyeyi, rw'abamama. Ni ukuvuga ngo hano harimo inzovu nini, irimo ngiri ya bore, dore iyi ni amahembe yayo, ni umugobora, noneho dore n'amaso yayo, noneho uri kubona ko irimo kugaburira aka kazovu gatoya. Bisaba gukanura, n'ubundi iki nicyo bita nyine abstract. Abstract ni ibintu biba bihishe, biba bigomba kubonwa n'abantu nyine byabasabye gushishoza no kwitonda cyane rwose. Kuko nko nkanjye urabivuze nibwo mbibonye, dore iri ni rya ihembe, niba ari ihembe, niba ari iryinyo,
uyu ni wa mugobora ko ndamubonye dore n'undi wakana gatoya wakana gatoya naho nguye handa ubonye dore n'ijisho ryako nyine dore n'amahembe yako gatoya siko umuntu uko ugenda ubivuga umuntu niko biba bimeze wenda ku bantu batari kugera hano iyo umuntu aje akabireba gutya ahita abona ari ibintu by'ibirongo biciye ariko hano ndabonamo ikintu gisa nk'ijisho hanyuma iyi evre yawe igamije iki? Iyi evre yanjye nyine igamije kwigisha abantu n'ibinyamaswa zigirana urukundo zigafashanya zikagaburirana. Ni gute abantu twebwe tudafashanya ngo tugaburirane? Niba ubonye umwana hariya afite inzara ni gute utamufasha? Inyamaswa tugomba kuzigiraho, tuzigiraho ibintu byinshi. Ni inyamaswa nta bwenge zifite ariko zigira ubwenge bwo gufashanya zikagaburirana. Kubera iki twebwe tutafashanya ngo tugaburirane? Abantu hirya no hino tubabona bicwa n'inzara kandi tuvuga ngo hari abakire bahari. Inyamaswa rero zitwigisha ibintu byinshi, impamvu nahanze yitabwa. Icyo kiratuma nibaza ubundi iyo ujya guhanga ikintu inspiration nyikura muri hano muri environnement, mu bidukikije. No kuvuga inyamaswa, ibiti, ibintu byose mbikuramo, abantu, ibintu byose mbikuramo igihangano. Hanyuma nk'iki kiramutse kigiye ku isoko buracyahagara nkanga ko ndabona gifite ubuhanga bwinshi. Iki ngiki ni 550. 550 mushyiraho na tarifu ku buryo dushyiraho price tag nuko nari nabirangiza. Kubona kiracyari ni work in progress. Hanyuma hakurya hari umukobwa w'ubwiza nawe sinzi niba uraza kumutubwiraho, cameraman yegere hino gato nta kintu witwaye. Uyu hano se ubusi umuntu yakimanurara? Iyi nayo ni ifoto y'umuntu ariko sindayirangiza. Arabona ko ari ko afite ubwiza. Ndacyari kuyikora ntabwo ndayirangiza, urabona nta detail ndashyiramo, nabaye nkoze nyine ntuza flat, urabona mba narayisohora neza nkuko izindi nzisohora. Bigaragara ko nawe yayikuzaniye ari ifoto bamufotoye. Nawe yari ifoto bamufotoye, ndamukorera bisanzwe. Hanyuma murabona ko nabyo ni byiza cyane. Bige zanjye ngemba numva igeze nk'awayimpa nubwo uvuga wenda ngo ntirarangira. Hanyuma hano hari igihangano cyiza kigaragaza uko bisa kose, harimo umuco nyarwanda niba ntibeshye, nanjye ndegerageza kuvumbura. Kuvuga ngo ahangaha nyine ni umukobwa n'inka, uri kubona hariho n'inka inyuma. Hari inka ziri kugaragara, kiri semi, ni semi hamster, ntabwo ari semi hamster. Ni ukuvuga ngo rero, ni ukuvuga ngo hari abantu bumva ko nyine abana b'abakobwa nta kintu bashoboye, ariko iyi taburo nk'uko uyireba igaragaza ibintu byinshi. Umwana w'umukobwa afite imbaraga, arashoboye, ntabwo kirarangira. Nagusobanura ko nashaka kugaragaza ko imbaraga z'umugore, imbaraga z'umukobwa, imbaraga z'igitsina gore ko nacyo gishoboye. Akenshi kera twumvaga ko igitsina gore kiba ari abantu badashoboye, tuba twabapinze, ariko ubu ngubu nk'uko bigaragara hano muri tableau, abagore nabo barashoboye, nabo bakora akazi nk'ako natwe twakora nk'abagabo. Nicyo nashaka kugaragaza. Urabona nguyu hano yari ari gushakira inka, amaze kuzigaburira, kubona ziri muri background ntabwo ndabigaragaza neza, ariko nshaka kugaragaza ko nabo bashoboye. Nicyo hanyuma twerekeze ku yindi evre nayo ubona irimo ubuhanga bukomeye cyane ku bakunda umuziki. Twese gitari turayibona ariko ubanza urahagara hariya kugira ngo bisobanure. Hano naho ndabona ifite byinshi ivuze. Iyi tableau nayo icyo gihangano cyitwa Music Heal. Ni ukuvuga ngo umuziki nyine urakiza. Ni ukuvuga yo ugiye mu muziki, wenda niba wari ufite akababaro cyangwa niba wari ufite agahinda, ushobora gusanga abandi bari kubyina, nawe wabyina nyine ukabura byibagiwe. Umuziki nyine uravura, umuziki uravura kwa. Ni ukuvuga ngo hano harimo abantu, harimo kubita gitari, drums, nayo ni work in progress, ntabwo irarangira. Abari kubyina
uri kubona nyine nabarizihiwe n'ahantu mu kirori n'amakarazi nyine uri kubona ko biri colorful nyine ukuntu abajya muri boîte barabibona nuko bimeze ubwo murabibonye n'icyagihangano bavuga ngo music is life hanyuma hari aho twahageze hano ku inanasiyo birireyeri nk'uko wabivuze nacyo ntikirarangira iki nacyo ntabwo wenda kirarangira ariko hano namwe mugerageze ndi mwisobanurire urabona ko hano ari ni ukuvuga ngo njyewe ukuntu nkora bitandukanye ni ukuvuga njyewe iyo mbonye igitekerezo muri njyewe ndagifata nkagishyira kuri canvas ni uyu mwenda dushushanyaho noneho ngashushanya nagira ikindi gitekerezo nkagishyira kuri canvas kuko bimwe hari n'ibyo ngurisha ntaranabirangiza umuntu agahita aza akagikunda akavuga it's fine kimereze tukadiringa yagikunda akagitwara ni ukuvuga njyewe ntabwo ngira taburo ngirarangiye hari izo ngurisha ziri inasheve nyine zitararangira ni ukuvuga n'izi ngizi mba ngikubitaho final touches nyine professional touches aricyo nabonye yaduhishe die ni ifata ariko ntabwo ari njye wayikoze ni umwana nigisha ni ukuvuga ngo ushobora kwigisha umwana nigisha urimo kuyikora nayo yari izindi imaginations ni ukuvuga ngo ubundi wenda akabazo k'amatsiko umuntu agiye kwiga gushushanya ndabyumva sometimes cyangwa 80 cyangwa 90 reka duhagarara hano mu bihangano byawe kugira ngwino yihagarare hano kwiga gushushanya gukora igihangano umuntu yabyiga akabikora cyangwa se umubare munini buriya ikintu cya mbere ni ukuba ukunze ibintu kubera ko ndakeka hari abantu twagiye tugera ku Nyundo tutazi ibyo turimo ariko kuba ubikunda ukagenda ukiga cyane ukaba warusha wa muntu wari ufite tara kubera ko ikintu cya mbere ni gukora cyane ibyo bituma umenya ikintu no kuba ubikunda nawe ufite cyane wabyiga ukabimenya upfa kuba ubikunda gusa kandi iyo ukunze ikintu nawe kiragukunda niko birangira bigenda hari abantu bavuga ati ndi nka Didas utazi gushushanya n'umutima nibuka hari ibintu twigaga by'imibare hari ibintu byabaga ngombwa ko dushushanya aho nta baranshushanyirizaga uwo muntu nawe wumva ari ati zero nawe ashobora kwiga gushushanya akabimenya icyambere ni ukubikunda kubyiga bikunze bishyizeho umutima kuko ikintu cyose ni ukwiga tujye ku isoko hanyuma ku isoko ryawe se abantu tubonye imitako nk'iyi hari abantu benshi bafite imyumvire ko ibintu ari iby'abazungu abanyarwanda nabo baragiye babigura tubwire wenda abanyarwanda batangiye kugenda babimenya kuko ubugeni buri kugenda butera imbere umunsi ku munsi gusa benshi ntabwo barabimenya neza kubera ko bamwe bibwira ko ari ibintu bihenze bamwe hariho naho usanga hirya no hino wenda mu biturage bagikoresha ibintu by'imvaho ari byo bataka mu nzu bataramenya ko ubugeni bukorwa ariko uko tugenda tubikora uko byari genda isohora abana bagaragaza ibyo bashoboye bagaragaza ibyo bashushanya abantu bagenda barushaho kumenya agaciro k'ubugeni buryo abenshi bagenda bagira igishushanyo mu ngo zabo nk'umutako hanyuma mashallah buri wese agira inzozi ni iyihe foto wifuza kuzakora cyangwa se yo mu nzozi zawe hari abantu benshi bavuga ati ndifuza kabisa Vincent ariko urebe niba agatara katavuye kakiri kuri codinga hanyuma wowe tubwire inzozi ugira ni ifoto yandi wifuza kuzakora ukavuga ati ndamutse nkoze iyi foto nkayimushyikiriza kariyeri yanjye rwose nawe nyirimo neza ifoto njyewe urebye nkunda ibintu bya football nkunda football cyane numva umuntu nshobora gushushanya nkavuga ntimuhaye ifoto bikanshimisha ni abantu babiri Cristiano Ronaldo na Mesut Ozil nizo zose uravuga ati abo ngabo bagezeho bakavuga bati iki ni igihangano cy'umwana ukomoka ahangaha
nakwishima cyane. hanyuma hari uzajya none se habura iki kugira ngo ushushanye nk'icya Cristiano kuko kukimushyikiriza burya cyamugeraho erega nkuko nabikubwiye hari igihe umuntu aba afite works in progress hari iziba zikiri mu mutwe kiri gushaka inzira kiri gutekereza ukuntu uzabigenza kugira ngo ibyo bintu bizakorwe. Nkuko nakweretse ko hari ibindi maze gushyira ama ideas ku ma canvases, nibyo ngibyo biracyari mu mutwe, nta ndabikura mu mutwe ngo mbishyire ku ma canvases. Uko byagenda kose muri iyo projet yawe urateganya ko ushobora kuzashushanya Cristiano cyangwa Ozil ifoto ikabageraho? Cyane, erega technology ragakemuye ushobora no kugikora then ukajya kuri Twitter ukamutaginga tayari bikamugeraho, cyangwa no kuri Instagram wana kimwohereza kuri DHL niba ari DHL bishobora no kungora kukimwoherereza, ariko icyambere burya no kuba nakoze ikintu numva nifuza gukora kandi kikagera kuri nyiracyo. Hanyuma feedback ukoreye abantu ibishushanyo nk'ibi, umuntu aje gukoresha ifoto hano, feedback bakubwira iki? Feedback abenshi nta muntu ndakorera ifoto wenda ngambwire ngo subiramo byapfuye, benshi bambwira wow ufite impano, courage, bamwe bari kumbwira wabyigiye he, ubishushanya gute, umuntu yabyiga. Nizo feedback nkunda kubona, courage, tuzakurangira abakiriya nuko nguko. Hanyuma dusoza, ni iki wabwira cyane cyane abanyarwanda ku kigendanye no gukunda ubugeni no kubukoresha, kuko abanyempano burya hari n'abandi benshi tuzajya dusura, ariko abantu bashushanya ibihangano nk'ibi muri benshi, ariko mu mazu y'abanyarwanda ntabwo turatangira kubona byarabaye umuco kuvuga ngo shyirimo ifoto yanjye na madamu, uretse wenda nk'iwanjye iri honyine, n'ahandi mu bakire, ariko kandi ntibyagakwiriye kuba iri mu bakire kuko twumvishe ko bitanahenze, ubanza bitarajya mu mico wacu. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere wenda muba mwateye intambwe ikomeye cyane, mukaza mukatureho kugira ngo mugende mu byamamaze, abo banyarwanda babanze babimenye, kuko buriya kugira ngo ukunde ikintu cyangwa ugure ikintu nuko uba wabanje kukimenya, ukamenya n'umumaro wacyo. Uri kubona inzu irimo igihangano bigaragara neza, inzu itatse neza. Ni ukuvuga icyo nakwifuza cyangwa nashishikariza abanyarwanda nuko bagira baba ahantu heza hatatse, ntago bigombera amafaranga menshi, nta n'ubundi buhanga bigombera, nta nubwo ari n'iby'abazungu. Ibi ngibi ni iby'abanyarwanda, dushushanyiriza abanyarwanda, twabyawe n'abanyarwanda, tuba mu Rwanda. Abanyarwanda bakeneye kuba ahantu heza, bakeneye ibyiza, aho kugira ngo ibi byiza byose tube twitwa ko tubigeneye abazungu, kandi abazungu nyine nabo bakagombye kuza baza bishimira ko bageze mu Rwanda rutatse neza, rumeze neza. Hanyuma kubifuza gutanga amakado, ntekereza ko ari byiza umuntu aramutse aje gukoresha akado hano, wenda wayikora nk'igihe kingana cyane, umuntu avuga ati sheri wanjye ndashaka biterwa. Ni ukuvuga ngo hari iminsi 2 biterwa n'ukuntu ifoto imeze, iminsi 2, ariko niyo mikende nyikora mu minsi 2. Ni ukuvuga ngo weho niba ushaka gutungura sheri wawe, umva kwa Shalom uzagenda umwandikira umubwira ati mu ifoto yawe please mujye mugirana surprise, ari mu bantu batagira ibintu umuco wa surprise. Sheri wawe niba yakoze anniversaire cyangwa se madamu wawe, genda ukoreshe portrait mu buryo atari nizo mu mujyi, wenda hari izo njya mbona nazo ni nziza, ariko ukoresha ikintu nk'iki cy'umugeni ku buryo umugabo, yiba ari umugabo cyangwa umugore, azabona ko agitayeho imbaraga, ugitekerejeho. Uruzehereze Shalom Design azagukorera, niko mbitekereza. Hanyuma reka tubashimire cyane Shalom, ngushimire kandi kuba waduhaye umwanya wawe, ntago biba byoroshye ndabizi, akazi kanyu twabasanze mukora akazi mwubaka, turakorana iminota myinshi cyangwa mikeya tumaranye, ariko ntekereza ko twatwaye ku mwanya wanyu, twizere ko murakoze cyane, biba bikwiye bujya abashyitsi ntago twabasubiza inyuma. Niko bimeze. Hanyuma rero namwe reka tubashimire, mwari mudukurikiye mu bice bitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tukaba tuvuze diaspora muri rusange, tukaba tuvuze n'abi Burayi, ubwo ntitwibagirwa no muri Aziya no mu Bushinwa na hehe, by'umwihariko East Africa, namwe murabyumva ku Gicumbi iwacu mu Rwanda. Abanyarwanda turabakunda cyane. Wifuza igihangano kivuye kwa Shalom, yakubwiye social media ze, telefone ndabizi mwese mugiye kujya muri comment muvuga ati telefone please, wandika kuri iyo nimero yanjye ya telefone yimbaze ndaza kuyigwa. My name is Didas. Niba ushaka nawe tuzagusura, twandikire kuri iyo nimero yacu iri aho kugira ngo tuzajye tureba talent nyinshi zitandukanye. Keep watching, God bless you. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.